labini sire gaima shatita labini fo erai gai sandominima labide stikuta era tafashijwe n'ukuri kw'Imana. Ubwo bavuze ayo magambo Imana igiye kuyahindura inkwi. Ndimo gusenga bela sire Imana imiye message bela stikuta hano wini my guy. Imana yavuganye nanjye la bela stikuta wowe nyumva sinitaye kubihurimo sinitaye kuwahombye sinitaye kurugo rusa n'urwadabanganye sinitaye ibigeragezo urimo hala bela stikuta ahubwo gukomera kw'Imana iri foreshayi tawini stakuta erayi. Hari amagambo bakuvuze, hari intambara wanyuzemo, hari kavukire wavukiyemo, hari ibigeragezo ufite mu buzima bwawe, ariko umva Imana igiye kubahindura inkwi. Imana igiye guhindura inkwi senga kugeza n'ubwo abandi bantu babona ko bitazavamo, ariko gukomera kw'Imana. Haleluya. Imana yivuga mbere nyuma yuko bavuga. Hayiwe yabwiye Yeremiya yamubwira ngo jya nakumenye Yeremiya abantu batarakumenya ukiri urusoro mu nda ya mama wa njye nari nkuzi. Umva nkubwire we Imana irakuzi, Imana izi ibyawe, Imana izi intambara urwana, Imana induka. Iyo umuntu yizeye ijambo riraza, iyo umuntu yizeye byose birashoboka. Belastika eraiga benastika shadowinima ndumva lastika reka manura mu izina rya Yesu. Belasire mora hari umubyeyi unaza amatwi la belastika shadita erai mora belastikuwa ndabyumvise nibyo belastika la berashi erai sandowinima ubuzima bwawe belastika erai nta munezero wigeze ubona ushatse ugira ngo ugiye kunezerwa. La belastika arita la benima sadokide mora sadita la berishada dore rasika erai umugabo warenda kugenda dastika erai ndetse amazane mesi dala belastika radowini shada adataha mu rugo ariko umva icyo Imana imbwiye belastikuta nushaka umamagare desa erai belastikuwa shadita erai dore risa erai datika erai umudayimani witambitse mu rugo rwa Uwiteka arambwiye ngo turakugaruriye agaciro turakugarurira urugo belastika la benase erai shadowinima kira mu izina rya Yesu. Belastika wowe ufite intambara Yesu arambwiye ngo zigiye kurangira wowe la belastika randowere shada benastikuwa erai ayiwe berase eranda ibisubizo by'Imana mu gihe cyabyo kw'Imana. Ndimo ndabyumva dita labini shayi gayima rando wiri shire gayi. Imva ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe kugiye kuguhoza amarira. Ukuboko kw'Imana kuje ku buzima bwawe kugukuraho intambara urimo. Ubwo bavuze ayo magambo Imana igiye kuyahindura inkwi belastikuta. Imana nirangiza ishyira umuriro mu kanwa kawe mu magambo yawe. Imana nirangiza itwika ayo magambo belastikuta erai gayima nkawe nabyizera belastikuta erai ajya mbyuka gusa nkatura nkavuga ngo nzakomera nkatura nkavuga ngo sinzacika intege nkatura nkavuga ngo nzakira. Irahari kugira ngo ikumare umubaba, Imana irahari kugira ngo igutaba, Imana irahari. Imana irashaka kuvuga, Imana irashaka kuvuga. Hala belastikuta lela bela shaima Imana irashaka kuvuga belasire amagambo yawe agomba guhindura. Hala benastire Imana yamaze kubahindura inkwi. Izari ibyo mvuze, izari ibyo Imana imbwiye, amagambo narayasanye. Imana nibwo butumwa impa belastika shatita era belasire randoweresha. Urugo rwa ntirugisenyutse byose bishobokera abantu bizeye, byose birashoboka ku bantu bizeye. Ibihe birahinduka belasire gayima. Barakuvuze bavuga ko utazatera imbere, barakuvuze bavuga ko utazakira, barakuvuze bavuga ko utazaguka belasire. Hari n'abashize akadomo rera benestaye
rayi shatita labinima ariko reka manure ariko reka mitanga bela sika nagira ngo nkubwire ngo ugiye gukora ibirori nagira ngo nkubwire ngo ubwo wavuze ko bela stikuta labini shada utazigera ushingirwa uyu mwaka gusa bela stikuta wowe byizere ukwezi kwa karindwi bela stikuta hari ubukwe bwawe bugiye gutambuka hari binisanse ubuzima bwawe bugiye kwaguka iterambere ryawe rigiye ku binisanse datita labinima kandi sharabi reka mvugane Imana imbwiye benastikuta reka mvugane n'abanyarwanda belasire nimugire ubwoba benastika dore Imana yohereje ingabo Imana yohereje marayika benisanse kurwanira ubuzima bwa benastika uwari ufite ubwoba nibushire Yesu arategetse Yesu aravuze ngo benisanse yohereje marayika mu rugo rwawe yohereje marayika benisanse tatita labinima sala benisha towinima ku bucuruzi bwawe Imana yohereje marayika benisata tatita labinima Imana yohereje marayika akira marayika w'Imana benisanse ku buzima bwawe akira marayika ugiye kugutaru benisanse abaye bivumwe bitotse mu muryango shela urambwiye ngo mu kwezi kwa karindwi bitegura ubukwe bwihuse urakoze Mana kubasohoreje icyo uvuze urakoze Mana ko byose ubikoze bela stikuta urakoze mwami Yesu bela era shadeta uyu wari urwaye pararize era dadeta labinimo shadika era uruhande rumwe urambwiye ngo agiye kubona ukuboko kw'Imana akimara kubyumva gusa bela stikuta shadeta eraiga rando wenima tela sika erai si erai torubanye gukira kw'Imana bela stikuta si erai numamagara hari ikintu Imana imbwiye bela Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe ubwari wowe bakunzi bacu nshuti z'umusaraba twongeye kubashimira mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe ni Pascal kuri kamera nongeye kubaramutsa bakunzi badukurikira Imana irahari official Imana irahari TV byose nta kibazo ndabaramukije rero amahoro y'Imana nabane namwe mbasabiye umugisha uko bwije nuko bukeye abari mu Rwanda bari mu mahanga diaspora mwese turabashimira ku nkunga yanyu mudahwema kutugaragariza turabashimira ku rukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane kandi utagabanije hanyuma rero nkuko bisanzwe nkunda kubazanira abatumirwa benshi kandi beza imbere yacu turahabona umugabo mwiza cyane wuzuye amavuta ku mubiri ndetse no mu mwuka amavuta y'Imana arimo mukozi w'Imana amakuru yawe ni meza turashima Imana ni meza turashima Imana natwe turashima Imana hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo banze usenge numara gusenga uhamagara Imana kugira ngo izibane natwe ubundi bindi dukomeze murakoze turagushimiye mwami Yesu
izina ryawe rihabwa icyubahiro, ubuntu bwawe bugwiriye mu buzima bwacu. Uyu munsi twongeye guhabwa umugisha ukomeye wo kongera kuboneka imbere y'isi, imbere y'abantu b'Imana, kandi dutumwe nawe. Izina ryawe rishimwe. Turasenze kugira ngo uyobore uyu mwanya, kandi icyo dutumye kuvugira hano ugisohoze nk'Imana, kandi urangurure mu kanwa kacu, ubere itiyo nawe unyuzemo amazi y'urubogobogo. Ibyo ushima n'ibyo wateguye, byo wujuje muri njyewe, Mana, bibashe gusohoka nk'uko wabimpaye, mu izina rya Yesu, amen. bibashe gusohoka nk'uko Imana yabiguhaye. Niko ushoje uvuga ati mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ko byose biraba mu izina rya Yesu Kristo, bitari bube mu izina ry'umuntu. Hanyuma mwitwa bande? Yesu abaho umugisha. Ndishimye kubonana namwe. Imana ibaho umugisha. Nezerewe Imana cyane. Nitwa Emmanuel Hategekimana habura gato. Ndashima Yesu. Ndashima Yesu. Mpawe umugisha ukomeye nanjye wo kugera hano. Imana bagirire neza. Murakoze cyane. Ati ne Emmanuel Hategekimana habura gato. Habura gato se Mana yanjye. Nakwibaza ngo iryo zina ko numva ari rishyashya, ko numva ari izina rishobora kuba ari iry'igiciro, habura gato. Habura gato. Habura gato. Nari mfuye habura gato. Habura gato. Nari nishwe n'inzara habura gato. Hari uwaririmbye aravuga ngo cyagiye nari mfuye narengewe n'Imana. Narengewe n'Imana. Habura gato ni izina ryavuye ko numva ari izina riteye amatsiko. Ni izina riguteye amatsiko. Yenda nuko ari ubwa mbere tubonanye, ariko risanzwe rimenyerewe, abantu benshi bararizi. Ahari nayo wajyaga unyumva cyangwa se utarambona. Rero habura gato ni izina ry'amateka, ni izina ry'amateka yanjye nanyuzemo. Uwiteka Imana akora imirimo itandukanye, kandi nta habi nta kure Imana itajya ivana umuntu mu bidashoboka, Yesu abihinduramo ibishoboka. Ni izina ry'amateka rero. Habura gato mfuye nanjye Yesu aranzura. Urakoze cyane habura gatoya. Amen. Yesu yarakuzuye. Yaranze. None habura gatoya, uri umugabo, uri umusore cyangwa bimeze bite? Ndashima Imana ko yangize kuba umuvandimwe we. Ndi umugabo wo guhamya Yesu. Mfite ubukwe vuba. Ufite ubukwe vuba? Mfite ubukwe vuba. Imana iguhe umugisha. Ahubwo ndabatumiye vuba ahangaha mwese. Yego, ubukwe bwawe tuzabutaha. Amen. Neza ko buzaba nk'ubukwe bw'Ikana mu Galileya. Amen. Hanyuma habura gatoya, nzi ko uri umwe mu bakozi b'Imana bagira message nziza kandi nzima. Uyu munsi wa none nihe message uzaniye abakunzi b'Imana Irahari TV? Ibyo bavuze Yesu aje kubihindura. Ni message ikomeye Imana impaye. Ibyo bavuze Yesu aje kubihindura, kandi ibyo bihindurwa n'imbaraga z'ururimi. Ibyo bavuze Imana ije kubihindura. Imana ije kubihindura, kandi ibyo bihindurwa n'imbaraga z'ururimi. Karibu turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kunyakira. Imana ibaha umugisha. Nezerewe Imana nk'uko twari tubivuze. Dufite message Imana iduhaye ubutumwa bukomeye bwo kuzana kuri izi kamera kugira ngo tubashe kubutambutsa. Tumaze igihe dusenga, twabanye n'Imana. Imana iduhaye message. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikosa kuvuga cyane utari wasoma ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma dukurikizeho n'ubutumwa butandukanye Imana yaduhaye. Kandi Imana irabikora mu izina rya Yesu Kristo. Yeremiya ibice 5 umurongo wa 14 niho tugiye kuganira. Tugiye gusohorera message Imana yaduhaye binyuze muri iri jambo ry'Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo avuga ati, ubwo bavuze ayo magambo, dore nzayahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe azabatwike. Amen. Yesu ashimwe.
tubahaye ikaze, ndanezerewe kubw'iyi message. Imana ihabwa icyubahiro. Imana igira igihe cyo gukora. Umubwiriza yaranditse aravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Hari igihe cy'intambara ariko habaho n'igihe cy'ibisubizo. Hari igihe cyo kudaseka ariko hari n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kwirinda guhoberana twabinyuzemo ariko hari n'igihe cyo kuhoberana. Yesu ahabwa icyubahiro. Rero umuntu wese uneze amatwi ari mu gihe cye. Iki gihe urimo Imana irantumye ko hari ikindi gihe Imana izanye. Ku isaha y'Imana Imana igikora, ku munota w'Imana Imana igikora, kandi ubuzima bwawe bwose Imana ibufitiye igisubizo kuruta uko abantu bagifite. Dutangira gusenga rimwe na rimwe twarabyibazaga, ubundi birashoboka yuko Imana yakora. Ariko haleluya, alabila stikuta elaigo. Ariko mpagaze hano nk'umugabo wo guhamya imbaraga z'Imana, wo guhamya ibisubizo Imana izana, wo guhamya gukomera kw'ijuru. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikora mu gihe cyazo. Haleluya. Mu by'ukuri ubwo bavuze aya magambo nicyo gituma Imana izanye irindi jambo ngo igiye kubahindura inkwi. Amagambo yabo Imana yahindura inkwi, nirangiza izana ijambo mu kanwa kawe, ayo magambo Imana izayatwike. Haleluya. Imana igitwika ibintu bidakwiriye kubaho. Imana ijya yica ibintu bikwiriye kuvaho. Imana ijya yimura imisozi itabimenye ikayimika ahandi hantu. Gusenga bijya bidudubiza igisubizo. Gusenga bitanga ihumure. Gusenga bizana ibisubizo by'Imana. Gusenga bizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Twasenze dukennye, twasenze twambaye ubusa, twasenze dushonje. Haleluya. Ariko ibihe Imana irabihindura, ariko ibihe Imana irabitegeka, ariko ibihe Yesu arabyanzura. Haleluya. Mu kuboko kw'Imana harimo imbaraga zije kugutabara, harimo imbaraga zije kwimura imisozi imbere yawe. Imisozi warwanye nayo cyangwa igihe uhagazemo, hari Imana ije kugihindura mu izina rya Yesu. Ubundi Imana igireka intambara zikabaho, ariko nyuma y'intambara Uwiteka akina finali. Finali y'Imana izana guseka, finali y'Imana izana kwaguka, finali y'Imana izana iterambere, finali y'Imana izana imbaraga, finali y'Imana izana gukiza, finali y'Imana izana ibirori, finali y'Imana izana amafaranga, finali y'Imana hayibela stikota bela sinimore shayigaima rabila sika elala binimo shatita elala binimo izana igisubizo. Haleluya. Reka nkubwire, maze iminsi senga ariko mfite n'umubabaro. Kubera iki abantu b'Imana? Kubera iki wasenga ariko ntibihinduke? Kubera iki watereye imisozi ariko ntibihinduke? Haleluya. Ariko Imana ivugana nanjye ijambo rimwe. Imana irambwira ngo hari igihe, ayiwe, hari igihe cyo gutabarwa, hari igihe cyo gukira, hari igihe cyo kwambara, hari igihe cyo kurya, hari igihe cyo gusubizwa, hari igihe cyo guhabwa agaciro mu muryango, hari igihe cyo kubona ibisubizo by'Imana. Iki gihe nicyo Yesu azanye imbere yawe. Iki nicyo gihe Yesu azanye ku buzima bwawe. Iki nicyo gihe Yesu aje gutegekamo. Haleluya. Bela stikuta elala binima shadita elaigonema satita elaimora. Hari igisubizo cy'Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nukuvuga ngo hari ahantu uhagaze, aho ucururiza amagambo arahari, kuko ntabwo wakundwa na bose. Nturi amafaranga nshuti yanjye. Amafaranga niyakundwa na bose, igihe uzaharanira ko bose bakwemera ntibizavamo. Imana iduhana umugisha. Ariko
ariko gusenga gusa. Imigani ibice 16 umurongo wa 7 ijambo riravuga ngo iyi imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Haleluya. Imigenzereze yawe, uko ubanye n'Imana, uko ukorana n'Imana, uko wategereje Imana, uko wihanga, ibyo nibyo bizanye igisubizo cy'Imana. Haleluya. Ibyo nibyo bizanye igisubizo cy'Imana. Yeremiya Imana imubwira aya magambo. Yarari mu ntambara, yarari mu bigeragezo, yarari mu bibazo bitandukanye nk'ibyo nawe wahuye nabyo. Haleluya. Ariko Imana ivugana nawe iramubwira ayiwe pela lastikuta labini sire gaima shatita labini fo eraigai sandominima labide stikuta era. Tafashijwe n'ukuri kw'Imana. Ubwo bavuze ayo magambo Imana igiye kuyahindura inkwi. Ndumva nkubwire mama, ubwo bavuze ayo magambo washatse Imana igiye kuyahindura inkwi. Umva nkubwire papa, Imana igiye kuyahindura inkwi ayo magambo. Igisubizo cy'Imana ku buzima bwawe kiraje. Gukomera kw'Imana kuraje ku buzima bwawe. Bela stikuta elala bini mole shaima idotita era igome. Ndimo gusenga bela sire Imana imiye message bela stikuta hano wini my guy. Imana yavuganye nanjye la bela stikuta. Wowe nyumva, sinitaye ku bihurimo, sinitaye ku wahombye, sinitaye ku rugo rusa n'urwadabanganye, sinitaye ibigeragezo urimo. Halabili stikuta, ahubwo gukomera kw'Imana. Haleluya. Kuje ku buzima bwawe Imana yavuganye nanjye, fatanya nanjye tuyizere. Bela stikuta elala binimo shatita lalala stikuta wira biri foreshayi tawini stakuta erayi. Hari amagambo bakuvuze, hari intambara wanyuzemo, hari kavukire wavukiyemo, hari ibigeragezo ufite mu buzima bwawe. Ariko umva, Imana igiye kubahindura inkwi. Imana igiye guhindura inkwi ayo magambo. Uva nkubwire, ubwo bagusebeje Imana igiye kuyahindura inkwi. Ubwo bavuze ko nawe uzigeza Imana igiye kuyahindura inkwi. Halabela stikuta labiri shaima njyewe mureba bela sikua elashada. Imana irakora, Imana irasubiza. Bela stika hari igihe usenga kugeza n'ubwo abandi bantu babona ko bitazavamo, ariko gukomera kw'Imana. Haleluya. Imana yivuga mbere nyuma yuko bavuga. Hayiwe yabwiye Yeremiya, yamubwira ngo jye nakumenye Yeremiya abantu batarakumenya ukiri urusoro mu nda ya mama wa njye nari nkuzi. Umva nkubwire we, Imana irakuzi, Imana izi ibyawe, Imana izi intambara urwana, Imana izi igihe ibyo bigeragezo bizashirira. Bela stikuta labila sirega. Mukuvuga ngo ubu tuvuga ibisubizo by'Imana bije ku buzima bwawe. Nyumva kandi ubihe agaciro, bije imbere yawe. Labila stikua randoshi era. Kwizera Yesu yakijije impumyi. Bela stikuta era. Arangije arayibwira ngo bela stikuta era igome nugende. Labila stika. Kwizera kwawe kuragukirije. Iyo umuntu yizeye amateka arahinduka. Iyo umuntu yizeye ijambo riraza. Iyo umuntu yizeye byose birashoboka. Bela stikuta eraiga bela stika shadow winima. Ndumva la stika reka manura mu izina rya Yesu. Bela siremora. Hari umubyeyi unaza amatwi. La bela stika shadita eraimora. Bela stikua nabyumvise nibyo. Bela stika la bela shi erayi sando winima. Ubuzima bwawe bela stika erayi nta munezero wigeze ubona. Ushatse ugira ngo ugiye kunezerwa. La bela stika ariko disa erayi shadita la binima sadokide mora sadita la birishada. Dore rasika erayi umugabo warenda kugenda. Dastika erayi ndetse amaze n'imisi. Dala biristika radowini shada adataha mu rugo
umva icyo Imana imbwiye. Belasitikuta nushaka umpamagare desa erayi belasitikuwa shadita erayi dorerisa erayi datika erayi. Umudayimoni witambitse mu rugo rwa Uwiteka arambwiye ngo turakugaruriye agaciro, turakugarurira urugo. Belastika labina se erayi shadowinima benastikuwa erayi. Wowe urwaye Yesu arantumye ngo ugiye gukira mu izina rya Yesu. Belastika wowe ufite intambara Yesu arambwiye ngo zigiye kurangira. Wowe la belastika rando wirishada benastikuwa erayi. Ayiwe berasi eranda ibisubizo by'Imana mu gihe cyabyo. Pilastikuta elala sire gaima timonda byumva dita labini shayi gaima rando wiri shire gayi. Imva ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe kugiye kuguhoza amarira. Ukuboko kw'Imana kuje ku buzima bwawe kugukuraho intambara ururimo. Ubwo bavuze ayo magambo Imana igiye kuyahindura inkwi. Pilastikuta Imana nirangiza ishyira umuriro mu kanwa kawe, mu magambo yawe. Imana nirangiza itwika ayo magambo. Belasitikuta erayi gaima nkawe nabyizera. Belasitikuta erayi ajya mbyuka gusa nkatura nkavuga ngo nzakomera, nkatura nkavuga ngo sinzacika intege, nkatura nkavuga ngo nzakira. Belasitikuta erayi amagambo uvuze ajya ahindura ibihe. Iyo usenga ijambo uvugiye mu kanwa kawe icyo wiyaturiyeho icyo kiraba mu izina rya Yesu. Bere ijambo ry'Imana ivuga iki? Iravuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe musabe gusa. Imana irahari kugira ngo Imana irahari kugira ngo igukoreho. Imana irahari kugira ngo ikumare umubabaro. Imana irahari kugira ngo igutaba. Imana irahari. Imana irashaka kuvuga. Imana irashaka kuvuga. Halabilestikuta lela bela shaima. Imana irashaka kuvuga. Bela sire amagambo yawe agomba guhindura. Halabenastire Imana yamaze kubahindura inkwi. Izari ibyo mvuze, izari ibyo Imana imbwiye. Amagambo narayasanye Imana nibwo butumwa impa. Belastika shatita era belasire rando wirisha. Urugo rwawe ntirugisenyutse aturuvuga ngo rurwongeye kubakwa. Belasire deda la benisanse uru rubanza uzarutsinda aturuvuga ngo nzatsinda. Byose bishobokera abantu bizeye, byose birashoboka ku bantu bizeye. Ibihe birahinduka. Belasire gaima barakuvuze bavuga ko utazatera imbere, barakuvuze bavuga ko utazakira, barakuvuze bavuga ko utazaguka. Belasire hari n'abashize akadomo rera benestayi shatita la benima. Ariko reka manure, ariko reka mbitanga. Belasika nagira ngo nkubwire ngo ugiye gukora ibirori. Nagira ngo nkubwire ngo ubwo bavuze ko belasitikuta la benishada utazigera ushingirwa uyu mwaka gusa. Belasitikuta wowe byizere ukwezi kwa karindwi. Belasitikuta hari ubukwe bwawe bugiye gutambuka. Hari benisanse hari ibyawe bigiye kubaho. Belastika hari intambara warwana zihagaze nshuti yange, hari ibigaragazo wari urimo bihagaze nshuti yange. Belasitikuta la benisanse drayi shadita la benima rekada benisanse. Ubuzima bwawe bugiye kwaguka, iterambere ryawe rigiye ku benisanse datita la benima. Kandi sharabi reka mvugane Imana imbwiye. Belasitikuta reka mvugane n'abanyarwanda. Belasire nimugire ubwoba. Benastika dore Imana yohereje ingabo, Imana yohereje marayika. Benisanse kurwanira ubuzima bwa Benastika. Uwari ufite ubwoba nibushira. Yesu arategetse, Yesu aravuze ngo Benisanse yohereje marayika mu rugo rwawe, yohereje marayika. Benisanse tatita la benima sala benisha towinima ku bucuruzi bwawe. Imana yohereje marayika. Benisata tatita la benima Imana yohereje marayika. Akira marayika w'Imana la Benisanse ku buzima bwawe. Akira marayika ugiye kugutaru. Benisi ahantu wari akira marayika aramanutse. Benisitikuta la benishaiga rando winima benistika la benisalabo shatita la winima wera Benisanse tatita la bonesha. Ayiwa ndafashijwe na Benisitikuta
rabirisha rabitatita ubuzima bwawe buzanywa w'impinduka buzanya w'impinduka rabilastika Imana yabwiye Yesaya ari mu bibazo ari mu gicuku ari mu ntamba iramubwira ngo Yesaya dore umuseke uratambi byuka gusa belastika totita rabinima byuka habyuka haguruka eguka rabirishaigayima rabitasika era kuko umucyo w'Imana ukurase wa mumama we umucyo urarashe imbere yawe muri uwo mwijima umucyo urarashe rabidastikuta yarabirisha Dawidi yahamagaye Imana arayibwira ngo ayima nyiringabo garuka Imana iragarutse kukongera imbaraga Imana iragarutse kongera kugukomeza Imana iragarutse kuguha agaciro wambu Imana iragarutse bilastikuta kongera kukugirira neza rabilisaiga shalabona saigayima umva bilastika vugana n'uyu muntu rabilistikuta rabilishaiga ubuzima bwawe rabilishayi waravutse uvukira mu muryango we barakwanga bilastikuta eragayimasha ndetse baraguhindutse ibyo bakwijeje ntibabigukoreye ariko Imana ikuzaniye umunani bilastika ikuzaniye umunani wawe ikuzaniye gakondo yawe bilastika iki ni igihe wowe gusa cyo guhaguruka ukaburana tuburana gusenga turatsinda tuburana gusenga birakingura tuburana rabilistikuta rawireshaga rabidastikuta Imana iyoburanya Imana irakora Karabu yaraburanya rabilisiraga rabirishiraga dotita umunsi umwe abagabo basanze ikirema belastikuta shiera belastika dotita rabinimo basanze ikirema rabilastika dotita bakijyana aho Yesu ari barangije belastika bamumanura hejuru barangije Yesu arategeka gusa aravuga ngo kuko mwagize kwizera nonaha kwizera kwawe kuragukije kwizera kwawe rero gukinguye imiryango yari ikinze kwizera kwawe rero guhinduye intambara gupfa ubusa kwizera kwawe gutumye igihugu cy'u Rwanda kigira amahoro kwizera kwawe bitumye mwagurirwa imbago kwizera kwawe belastikuta shadita rabinimo belastikuta bitumye laboresanse kubera gusenga kw'abanyarwanda rabirishayi Imana ihagurukije imbaraga z'Imana zo kurwana zo kubarwanira zo kurwanira ubuzima bwa belastika zo kurwanira ubuzima bwa kandi Imana irabikoze bihanuye nk'umuhanuzi niko Imana intumye belastika bamwe bapinga ibyo simbyitayeho je niko Imana yambwiye kandi je nizera Imana ivugira muri ikorera muri je belastika era mwiterwa ubwoba belasi Imana iraje belastika kandi gukira ko kubayeho ubuzima mu banyarwanda bwo bubayeho amahoro abayeho belastika ibyo birabaye mu izina rya Yesu reka dusenge Imana kandi wowe ni wizera gusa rabilisiragayima ubonye gukomera kw'Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'imbaraga zawe aba bene data hari ingo zabo wanyeretse ingo zari zisenyutse wambwenguje kuzubaka abari bari kuburana imanza uyu muntu ufite urubanza belastika jadowe Imana iraje belastika irakuburaniye belalalawa niko Imana imbwiye irambwiye ngo irabikoze belastika ntituziranye sharaga ariko Imana irambwiye ngo belastikuta era ufite urubanza uri kuburana
na jado Imana irambwiye ngo irakuburaniye Belastikuta Elabini Shayigaima Lando wiri bodesa nushaka uvugane nanjye hari n'ibindi Imana iri kumbwi Belastikuta Salagaima Imana ishimwe ndagushimiye Mana kuko uri Imana ikora Belastika hari abantu bagiye gutabara wambwiye ngo distika hari abantu bane Belasi bapfushije ubukwe Dalabinima babaye bivumwe ibitotsi mu muryango Shela urambwiye ngo mu kwezi kwa karindwi bitegura ubukwe bwihuse urakoze Mana kubasohoreje icyo uvuze urakoze Mana ko byose ubikoze Belastikuta urakoze mwami Yesu Belasi era Shadeta uyu wari urwaye pararize si era Dadeta Labinimo Shadika era uruhande rumwe urambwiye ngo agiye kubona ukuboko kw'Imana akimara kubyumva gusa Belastikuta Shadeta eraiga Rando wenima Telasika erai si erai torubanye gukira kw'Imana Belastikuta si erai numpamagara hari ikintu Imana imbwiye Belastika Shatita erai urakora gusa gato gato Belastikuta erai Shadita erabinimo Randowi erai Shatika erai n'amazi ndasengera gusa Belasika ukabona gukira kuri iyo paralisi urakoze Mana kuko Imana igira neza byose mbisabye nizeye imbabazi zawe no gukomera kwawe amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguhereza umugisha mwinshi amen. Hanyuma kuwakenera ko mwasengana kuwakenera kuguha ibyifuzo ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha ndahari ku bwanyu Imana iduhaye message nyinshi n'inyuma ya kamera birashoboka yuko tuza kongera kuvugana n'abantu ukeneye kumvugisha ukeneye inama cyangwa ukeneye no kwatura nawe ukabona agakiza ugatabarwa Yesu nawe akakuzura nkuko yabigenje ku buzima bwanjye. Nimero yanjye ni 078 51 55 37 wanyandikira kuri WhatsApp nta kibazo kandi Yesu arakora. Amen. Bakunzi bacu bakunzi b'Imana Irahari TV turabashimiye kubw'umwanya wanyu mwafashe mukurikirana ubutumwa kandi mwizeye natwe twizeye neza tudashidikanya ko murabona imbaraga z'Imana n'ikiganza cy'Uwiteka Imana Yesu abaduhere umugisha mwinshi amen. Amen.